mbere na mbere no gushimira abakinyi banje ni match yari ifite ubusobanuro bwinshi cyane ni match yagomba kudetermina nibura nka 90% y'umuntu uzatwara igikombe rero abakinyi navuga yuko bari bafite inyota yo kuba batsinda by'umwihariko twari turi mu rugo turi muri avantage y'ibitego tuzigamye byinshi rero nta kosa twagomba gukora gukora ibishobora byose kugira ngo dutsinde match. Ariko coach wabonaga musa naho muri gukina imipira miki wanyu ubundi mukayihutisha mwiganisha kwa bajiji bari bari imbere kwari ukwirinda kubanza kwa Ankesa konsigne by'umwihariko niyo ngiyo nawe byunze kuri umutoza koko iyi ni match ifite byinshi sobanure please twavuga koko nta mipira myinshi twashagaga iruhande rw'izamu ryacu twavugaga nibura twubake nka rimwe gusa hanyuma noneho dukeneye muri kote yabo kubera ko urabizi koko fopa yari yose twari kuba kwankesa igitego byari kuzadusaba izindi imbaraga cyangwa byari gusanga aho birangiye rero kubera ko twari turi muri avantage y'ibitego byinshi turusha twavugaga nibura niyo tutakibona ariko nabo ntibakidutsinda ni muri ubwo buryo rero twagerageje gukreyamo gutyo. Coach nyuma y'amezi 8 wari wongeye kwakira wahoze ari kapiteni wawe ndavuga Dorothée yavuye muri Turkiya n'iminota umuhaye navuga ko hari icyo yafashije equipe muri rusange yatanze umusaruro n'umukinga abonye gute nyuma y'amezi 8 ari gukina Burayi. Navuga yuko by'umwihariko yakoze imyitozo itarenze 2 kandi kubera ko twakinaga igikombe cy'amahoro na championnat nta myitozo y'ingufu yari bifite ariko uko nabonye icyiza nuko umubiri we utiyongereho nkuko nk'ibisanzwe ariko by'umwihariko n'umukinnyi mwiza techniquement afite n'ubwenge ashobora no kudirija abandi bakinyi rero navuga ko iminota yagiyemo yabashije kudufasha kugira guturisha equipe nibura navuga ko biduhaye umusaruro. Ariko coach ubona sabu koze zisa naho nazo hari difference zikoze Berine Duja na Dorothée ubona ko hari donc nicyo wabasabye uretse gutera mwiza nkuko Dorothée navuga yuko by'umwihariko twagize imana nabo defense yabo yateraga imipira miremire none no kuvuga plus twayisubizagayo twagomba gukina muri kote yabo twavugaga ko tugerageze nibura tugeze muri zone yabo tugabanye pressure babonye ko twagiye kuri precipitation nyinshi turasiba ibitego hafi amapoto agira kuri 5 yose tubateye rero yari pressure twababwira ko bagerageze bitonde twubake tumaze kujya kuri kote yabo. Abasore bageze kuri finali kandi AFCON irabera hano na mini Champions League irabera hano hari icyo mugiye gutekereza nko kubaka equipe yanyu urebeye no mwaka ikipe yanyu tuvugisha kuri yabuze rutayizamu nta muntu turabona ukacinga ibitego bya Kaboy nta bitego na mbere yaho ibitego mwagiye mutsinda byinshi ubona ko byanabagoye cyane muri no mwaka w'imikino na equipe byari tight kugeza ku mukino wa nyuma muratekereza iki bijyanye no kongeramo elements zizabafasha zitari zije ku munota wa nyuma. Uko bivuze nibyo koko Sekafa Champions League twakinye mushize twarayirebye birasaba izindi imbaraga nyinshi navuga yuko ni byiza ko turi kubaka equipe maze hafi imyaka 2-3 yiyubatse rero bisaba buhoro na buhoro ariko iki kenewe nkuko bivuze byo imbaraga zirakenewe cyane kuko Champions League ni ikintu gikomeye cyane n'amakipe durana n'indi makipe mu bihugu byayo yabaye ya mbere rero urebye kuri linye y'imbere nkuko wabivuze dukeneye kongeramo imbaraga z'abantu ariko abanyamahanga baje gukora difference cyane. Ariko coach ubundi ntabwo bigushyira kuri pressure kuba Champions League izabera mu Rwanda ku kigero kinini nimwe mufite amahirwe yo kuzayikina ubushize mwagarukiye kuri finali bensi mwabaye aba kabiri iki cyo abanyarwanda nimuza kuyikina baraza ntabwo kibashyiraho pressure nabifata mu buryo bubiri ni pressure ubundi bikaba na avantage kuba turi mu rugo imbere y'abafana bacu nabyo ni iby'agaciro cyane rero icyo nasaba no kuyitegura igihe kikazagera tukayitegura neza kandi dushaka qualification yo gukina Champions League byari kugira ngo tuzongere gusubirayo byari imbaraga nyinshi cyane kugira ngo dutsinde umukino. Ikipe ya Polisi bavuga ko ariyo kipe yabacalenjinze cyane mwaje gukina n'ubundi munganya amanota ese mwe mufitemo akantu k'ubwo mbere yo kuza kuyitegura bari babemereye iki kugira ngo bashe gutsinda imari? Ntabwo ariyo yonyine shampiyona ari ikomeye kuko badutsinze bakadukura ku mwanya wa mbere nabo barabatsinze ariko nyine twarakubanye paka ni ikipe yagize challenge nayo bikomeye rero uyu munsi byari intego kugira ngo tubashe gutsinda batwemereye byinshi kugira ngo tubashe gutsinda uyu mukino. Babemereye iki? Ya prime iri hejuru. Umutoza rero kubwiye iki Duja uva kuri bande tushe kuko ni wowe ukoze difference kandi ntiwatangiye match
koca Rwaka yakubwiye ngo icyo ujya kujya mu kibuga ni izihe nshingano yari yaguhaye? Icya mbere koca buri muntu wese aba amufitiye icyizere, iyo ugiye musimbuyemo hari icyo aba agutumye, ni ukureba uko match bimeze, impinduka ugomba gukora. Rero badutumye kugira ngo twongeremo imbaraga, uko yatubwiye ngo twebwe dutere mu izamu, kandi twateyemo birakunda.